uyu yakaba yari umwana mukuru akamba ariko ngira ngo murabona ko no guhagarara bidashoboka. Nk'abantu mwe niba hari icyo wumva wafasha kuri uyu mubyeyi kugira ngo uyu mwana abashe kuvurwa akire, wagira icyo ukora yaba igiceri cy'ijana. Mfashe uyu mubyeyi avuze umwana ararwaye. Kubona umwana ungana gutya n'uruhinja ntago rwangana gutya rukivuka. Yari kuba ari umwana ukamba ugenda ariko ntabwo bishoboka. Ku bufasha bwanjye bukeya ndagira icyo mufasha, ariko nawe niba wumva hari icyo watanga. Bahaye ikaze mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV nk'ibisanzwe. Ndabasuhuje cyane, mukomeza kubifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukurikirana ibiganiro byacu, ndetse bashimira ku bitekerezo mutanga ndetse n'inyunganizi mutanga ku biganiro tuba twagize, abo tuba twaganiriye nabo mu buryo butandukanye. Ibitekerezo mutanga ndetse n'inama bizibagira akamaro cyane, kubera ko burya nta muti umwe wigira inama. Rero iyo utanze inama uko ubyumva, hari benshi bifasha, hari abo bikunda, hari n'abo bidakunda, ariko buriya ikintu cyose cyanze wagerageje burya biba ari byiza cyane. Rero tuganira n'abantu benshi, duhura n'imiryango igiye itandukanye ku byerekeranye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ntaho tutagira, iyo duhamagaye turagusura bitewe n'ubuzima ushaka kutubwira cyangwa n'ibibazo ufite. Buriya ni byiza kumva ibibazo by'abantu, kuko iyo ubwiye umuntu ikibazo hari igihe wumva wowe uruhutse muri wowe. Rero tuganira n'abantu benshi batandukanye, bagiye batandukanye, bafite ibibazo bitandukanye cyangwa se bafite n'ibyishimo, ko ntabwo tuganiriza abantu bafite ibibazo gusa. Ushobora no kuvuga ati njye mbayeho gutya, ndashaka kubasangiza uburyo niteje imbere cyangwa se ubuzima bwanjye cyangwa uko naturutse, aho nahereye nkora cyangwa se aho bigeze, mbese ukatubwira icyo wifuza kugeza ku banyarwanda muri rusange. Rero nk'uko tuganira n'abantu bagiye batandukanye, uyu munsi turi kumwe n'umumama. Turahuye, narindi mu kazi turahura, arambwira ati ndifuza ko tuganira. Turaganira, ngiye yambwiye ikibazo afite, ndetse namwe muraza kuza kukibona. Yanganirije, ariko bitewe n'ukuntu yabinganirije, njye nasanze ntabimenya njyenyine, kuko ikibazo afite ntabwo navuga ngo nagikemura njyenyine. Wenda hari ubufasha bwanjye butoya ndi bumuhe, ariko nese ntekereza ko dufite abantu bafite umutima wo gufasha, dufite abantu badukurikira bagiye batandukanye. Nifuza ko nawe twabasha kuganira nawe iminota mikeya, kugira ngo tubashe kumva nawe niba nawe udukurikiye ku mbaraga zawe cyangwa ku bushobozi bwawe, niba hari icyo wafasha uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi afite ikibazo gikomeye kirekeranye n'ubuzima bwe ndetse n'umwana, ariko ntabwo ndi bubisobanure kuko nawe araza kutubwira, we uko bimeze ndetse n'ikibazo nyamukuru, kugira ngo bashe kukimenya aho uri hose. Niwumva bigukoze ku mutima, nawe nk'umuntu uragira ikintu ukoraho. Mutwikuru urashaka kuba yashyushye. Mama umeze ute? Uje udusanga wifuza ko ushaka ntambutse gutya nyine genda mfunguza ngo ndebe ko abana babona icyo kurya. Ni ikibazo cy'umwana urwaye, ariko ubushobozi bwo kumuvuza bwabaye buke. Amusunguzayo w'agatara, ariko ubushobozi bwabaye buke bwo kugira ngo nkashake nongere nikorere. Kandi leta niri kubyemera ko twikorera agatara ngo tujye mu muhanda. Rero nkaba nifuzaga ko mwamfasha nkavuza uyu mwana, naho kuba ngira ntacyo kurya mfite abandi bana babiri. Nifuzaga ko mwamfasha mukanshakira imibereho y'ukuntu nabaho, abana bakabaho, uyu mwana akavurwa agakira.
uyu mwana afite nk'igihe kingana iki? afite amezi 8 n'igipande cye ndagifite hano. Akaba angana gutya. Tubwira uyu mwana ngereranyije watubwiye ko afite amezi 8 ariko umuntu amurebye ntago wamenya ko n'umwana ukivuka ntago abangana gutya. Ibyo birakabije. None kubera icyo ameze gutyo ni ikihe kibazo byagenze gute? Yahuye n'uburwayi njya kuvuza ndirukanka abavuzi bose ba Kinyarwanda n'abazengurutse mvuje nk'ahantu hagera mu 10 bambwira ko arwaye indwara y'urugonga, urumaniko n'uruhima. Izo ndwara hari abantu batazisobanukiwe, wenda urumanika n'indwara imeze gute? Urumanika bambwiye ko ngo ari ibintu by'imbwa banteze narenze mutwite. Urugonga n'uruhima bambwira ko nyine ari abantu bandoze nyine ngo baba babyambaye. Ubwo rero nirutse hose nshakisha imiti yo kumuha, iyo bampaye nkamuha, ibyo bampaye nkamuha, nkabona ko kugira ngo azamuke yiyongere akasubira hasi. Ubwo ejo abona hari ahantu agiye naho barambwira ngo bazamuvura, banca amafaranga 32,000 mbaha 3,000 andi mbura ubushobozi bwayo. Ubwo rero kuba bagezeho hano nuko nari njanje kuvuga ngo reka mfunguze ndebe ko nabona abaterankunga bampaye amafaranga yishyura nkajya gushaka umuti. None kuki wumva ko ari ibya Kinyarwanda? Ngiye kubaza niba kwa muganga aho baragerageje kugerayo. Kwa muganga nagiyeyo babura indwara arwaye, ni naho nkingiriza n'igipande cye ndagifite hano. Nta ndwara yindi bafite, iyi ndwara afite nizo kuvurwa mu Kinyarwanda ntabwo ari za kizungu. N'igipande cyiwe ngiki ndagifite. Kwa muganga njyayo buri munsi ariko indwara arwaye ntabwo ari za kizungu. Nta kintu kwa muganga babona? Nta ndwara afite yindi, nta malariya, nta muriro. Ubwo twabyita nk'amarozi se? Ibyo ni ibirozi bamurozi. Ubwo mbayeho nabi nacuza. Ufite umugabo se? Nta mugabo ngira, umugabo yantaye ndi ifite amezi 5 y'uyu nguyu. Niwe wenyine ufite umwana? Mfite abandi bana 2, umwe afite imyaka 4 undi afite imyaka 2 n'igice. Nta bushobozi mfite, aho mba naho ni ugucumbika iyo bwije ndacumbika, iyo mbonye bukeye namuhonirwa ngenda kuno. Ngize amahirwe mpura n'abavandimwe bagira ubuntu bakampa icyo kurya, bakampa amata y'uyu nguyu aranywa aranarya. Amatara aranywa amata n'ibiryo ararya byose ararya. Afite amenyo ntabwo arera. Ubwo rero ni ubuzima mbayeho, ngize amahirwe ndababonye mungiriye neza, nkareba ukuntu umuntu ngwana mukamfasha pe. Usibye ikibazo urumva ibyo uravuze ko baguteza ibintu by'imbwa, ubwo urumva nk'ibyo kumuzinga kugira ngo nibyo kumuzinga kugira ngo ye gukura nakwiyongera no kubyibuha, kereka ndamutse muvuje indwara bamuroze zigakira nibwo yatangira kuzamuka kuba. None se ikibazo kiri mu nda, urumva hari igihe umuntu akoroga ibintu ariko ukavuga ati ni imiti, uramutse ubonye imiti yo kunywa yakira? Ndamutse mbonye imiti, mbonye umuvuzi nyawe atari bano babeshya yakira kuko biravura bigakira. Ariko nabuze umuvuzi nyawe, naho ngiye umuntu aherutse kunzana mvanye mu isoko ndi gusaba, arambwira ati ino ngujyana ahantu, anjyana ahantu bamuha umuti, atanga n'amafaranga ku mufuka we nta n'10 nari mfite. Bamuha umuti ukwezi kurashize ariko ntaho kwiyongera ahubwo arasubira inyuma. Uretse ikibazo ubundi ni uko atiyongera, nibwo burwayi. N'ibiro ntiyongera, nta byibuha. Nk'ibiro bingahe? Ubu ngubu bari gupima ikiro n'amagarama 400. Ikiro n'amagarama 400. Hanyuma ku bindi bigize umwana, imibereho y'umwana, urumva igihe afite amezi 8 ashobora kuba atiyongera, afite ikibazo cyo kutiyongera, ariko wenda ibindi bimenyetso byerekana ko umwana ari mukuru akaba byujuje, niyo babasha gufata ibera ati urumva nyine afite ibera aronka, ariko aronka kubera ibintu nyine bamushyizemo niyo nka ngo ahage. Nuko no guhora nonsa nta kintu yimarura, reka da ntabwo yanga ngo ahage mu gihe atarakira zirandwara. Niko ubwo amatura muhakanywa n'ibera ukamuhakanywa ntabwo ajya yonka ngo ahage cyangwa ngo ahage. Ubu ngubu ku munsi mugurira litiro bampaye amata, litiro arayinywa ku munsi akayimara kandi ntakoreke ko ashize inyota hasi. Ubwo n'uguhora ashyira mu nda, afite ikintu ahereza mu nda ye, ntabwo agaragaza ko haze kwa kuntu umwana ahaga, wenda ukaryamisha ukajya gukora mu tundi turimo.
nta bundi burwayi bwo kurwaragurika by'abana afite? ntabwo nta bundi burwayi afite usibye izo ndwara. Araryama agasinzira neza nta kibazo? Gusinzira no gusinzira amufite ku ibere kumwe. Ntabwo yasinzira atari konka? Atari konka ntabwo bishoboka. Sinjya mpindukira pe, ni ukuryamana nawe n'ibere. Ubwo iyo yibeshye agatotsi kakamufata cyangwa kakamfata ni ukurara arira. Ubwo ni uguhorana ibere mu kanwa? Ni uguhorana ibere mu kanwa, n'iyo aribuze ararira. Ndumva no guhumeka ariko harimo akantu mu zuru asanga ari imbeho. Imbeho iba yamukubise. Ese ko ndara inganji, ndara hanze, nabuze uncumbikira ko ndara hanze. Ahandi ubona akura neza mu bwenge, nyine ubona wenda akora utumenyetso tw'umwana nyine ugejeje muri amezi 8? Ibimenyetso by'umwana ntabyo akora kuko ukunguku kandi umwana ugejeje muri aya mezi aba yicara, abahindukira ku buriri, abavuga dududu yiganiriza utuntu. Nta na kimwe akora, ni ukumureba ni uku. Iyo muryamishije ni ukuyiryamira, nta guhindukira ngo yiyubure yiyubike, reka da, ni uku. Hanyuma muri ibyo bakubwiye uburyo wamuvuza icyerekeranye n'ubushobozi, hari abaganga ba gakondo cyangwa abavuzi twumva, hari abavura yego, hari nabo ngo bakubeshye? Hari ababeshya, hari n'abavura, ariko ababeshya ntabo ndi kubona kandi ubushobozi bwabangezaho ntabwo mfite. Hanyuma kugeza kuri uyu munsi ni nk'ubushobozi cyangwa se abo bakubwiye bashaka kumuvura, ni nk'ubushobozi bw'amafaranga angahe byibura ukeneye kugira ngo ube wavuza umwana? Uramutse ubonye uwo muganga cyangwa nimba waramubonye ukaba warabuze ubushobozi, ni nk'ubushobozi bwangahe? Uwo nabonye yari yanciye 32, muha 3. Yamuhaye umwizeye byibura? Yamuhaye n'umuntu nabwo wahanjanye, ariko abantu bose bambwiye ko ashoboye. Nari mvuye mu bavuzi barenga nka 6 bose banjyana, ariko nkabona nta kigenda. Yamuhaye umuti rimwe, ubu yari yambwiye ngo nzagaruke kuwa 5 byibura nitwaje 5, nimbona make njye nyajyana, ariko nayo nayabuze. Mama ndi kugenda uwo byibura ko mwizera, umuntu yapfa ko mwizera se umuntu akayashakisha? Abantu benshi barabimbwiye uko najyanyweho n'abandi babyeyi ngo barwarire zino ndwara. Ni inaha? Ni inaha, ni hano Nyabugogo. Bari bambwiye ati azamuvura, ati ko turamwizeye. Ubwo nawe nyamara kumugeza imbere yaramwambuye imyenda yose, amaze kumwambura aramureba, arambwira ngo mu kwezi kumwe nzahita mbona ingaruka, nzabone kujya ngenda mushakira amafaranga. Imiti niyo kunywa ubwo ngubwo amo? Niyo kunywa, ni imiti y'ibyatsi yo kunywa. Abantu mudukurikiye, dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari ibyo ubona umuntu kumva biramurenze, wamumpaye nkamuterura niba nta kibazo? Nta kibazo. Uyu yakaba yari umwana mukuru akambakamba, ariko ngira ngo murabona ko no guhagarara bidashoboka. Abantu mwe niba hari icyo wumva wafasha kuri uyu mubyeyi kugira ngo uyu mwana abashe kuvurwa akire, wagira icyo ukora, yaba igiceri cy'ijana. Mfashe uyu mubyeyi amaze avuze umwana ararwaye. Kubona umwana ungana gutya n'uruhinja ntago rwangana gutya rukivuka. Yari kubona umwana ukambakamba ugenda, ariko ntago bishoboka. Ku bufasha bwanjye bukeya ndagira icyo mufasha, ariko nawe niba wumva hari icyo watanga, wagira ikintu umuha kugira ngo abashe kuvuza umwana. Umwana aronka ntahage, yabibasobanuriye. Umwana aronka afite ikintu mu nda gituma adahaga. Umwana ungana gutya unywa litiro y'amata, ariko ntago bigaragara. Rero hagize umuntu ugize icyo afite
wagira ikintu ufasha uyu mubyeyi akabasha kwita kuri uyu mwana. Hari benshi mufasha bafite nuko babayeho bitageze kuri uru rwego, ariko buriya gufasha umwana ungana gutya wafashije igihugu. Nawe uramutse warabyaye ukagira umwana ungana gutya ntago waryama ngo usinzire. Ariko byibura niba umubyeyi avuga ati nanjye ntaho kuba mfite, umwana yavurwa agakira. Si na menshi, numvise ari na menshi, amafaranga 35 32. Natanzemo 3. Watanze 3. Ufite mituweli? Nabigira. Ariko mu Kinyarwanda ntabwo bisaba mituweli. Kinyarwanda ntabwo bisaba mituweli. Ntaho kuba, nta byo kurya. Murumva ko nyine ibikenewe ni byinshi, ariko icy'ingenzi ni umwana. Reka twe kuvuga ibindi bikomeye byinshi, ariko ikintu cy'ingenzi ni umwana kurusha ibindi. Nicyo kintu nge navuga. Wenda aho kuryama uramutse ufite umwana muzima wacumbika cyangwa ukarara mu gihuru, ariko ikibazo gufata uyu mwana ungana gutya akarara mu gihuru, nabyo ni navuga ko nabyo ubwabyo byamutera n'izindi ndwara. Rero mwa bantu mwe ntago ndivuga ibintu byinshi, namwe byinshi murabireba, murabibona ko ibyo kuvuga ntabyo, ahubwo igikenewe uyu mubyeyi tumufashije iki. Ni benshi basaba ariko ntitubiha agaciro, tukabona bidakomeye, ariko aho biragaragara ko umwana arwaye. Ahubwo twe nk'abantu, nk'ababyeyi, niba warabyaye ufite umuryango, dukoze iki kuri uyu mwana kugira ngo abashe gukira? Kuko niba umwana ashobora kuvurwa agakira, nta mpamvu idashobora kugira ngo umwana avurwe. Ariko ntabwo nabikora njyenyine cyangwa ngo ubikore wenyine, ahubwo twese muri rusange dufashanye nk'abantu kugira ngo tubashe kwita kuri uyu mwana, ku buryo byibura binabaye ngombwa yabona naho kuba, ayo mata akayabona. Umwana unywa litiro ya buri munsi, ntabwo byoroheye n'umubyeyi kuyabona, ariko byibura niba ufite wamugana litiro amata igura angahe mu 600. Ni nimero y'umuntu ngo babane ushobora kumubonaho wa 078 44 255 87. Iyo hasi nimero ushobora kumubonaho kugira ngo ube wakohereza ayo mata, kuko amata ni 600 litiro. Wabona litiro imwe cyangwa litiro 2 wamwoherereza, cyangwa se uramutse ufite n'ubushobozi bwo kuba wagira icyo utanga ku nkunga wenda yo kumuvuza, nabyo washyira kuri iyi nimero. Ni 0788 24 25 587. Iyi ni nimero na telefone afite, ariko ni nimero ushobora kumubonaho y'umuntu baturanye. Ushobora guhamagara iyi nimero, n'umukobwa tubana mu gipangu. Ushobora guhamagara ino nimero ukaba wamuvugisha, ukaba wamufasha, cyangwa se nanjye ukampamagara. Ku bantu baba bahari bari n'aha bifuza no kumusura cyangwa kumubona, wazampamagara nkamukugezaho, mukabasha no kuganira. Cyangwa wifuza urabona ko n'umwana nta myenda ntago yambaye, murabibona ari utwenda nyine, icyo wabasha gufasha cyose. Nimero twayitanze, nanjye wamvugisha kuri nimero yanjye nkabasha kumugeza ubufasha waba utanze. Mu by'ukuri ngiye ndasabira umubyeyi kubona ubufasha, byaba ngombwa naho kuba hakaboneka, byaba ngombwa n'ibyo byo kurya bikaboneka, tukagusura ufite aho uba. Nyine Imana yaragize icyo ikora. Kandi ukomeze kwihangana, buriya iyo ikibazo cyagaragaye kiba kiri mu nzira zo gukemuka. Ukomeze kwihangana, igihe gishize nicyo kinari kigisigaye. Reka twizere Imana yuko hari icyo iri bukorere mu bantu, bakabasha kugira icyo bakora ku butabazi bw'uyu mwana. Hanyuma kuva papa w'uyu mwana ari nawe mwabyaranye abandi bana? Yego. Kuva watwita ntabwo wongeye kumubona? Ntabwo nongeye kumubona, yansize ndifite amezi 5. Kuva ubwo sinongeye kumubona, njya kwa muganga amaramo amezi 2. Kuva ubwo ramviriye kwa muganga amezi 8, urabona ko ashize, ntabwo ndongera kumubona. Ufite umuryango iwanyu wavuka cyangwa abandi? Tuvukana bose barapfuye,
twavutse turi abana 8 bose barapfuye barashira. Iwacu papa yarapfuye, mama nawe kubera imiryango nyine yaho yashatse mubera mibi, mama nawe aza kuba iwabo nabo bose barapfa barashira. Mama nawe ahantu ari aracumbitse nawe nta mibereho afite, ni leta nawe iri kumufasha nyine muri ubwo buzima. Ubwo bisobanuye ko ntaho kujya ufite muri famiye cyangwa ntaho mama nawe kereka n'ukugangika nawe ahari aracumbitse kubera abasaza be babaye ikibinuza baramurya amasambu baragurisha, bese asigarira aho ngaho nawe ni ugucumbika ni leta imufasha. Urumva ko nyine ubwo narimbajije iby'umuryango ngo twumve niba hari aho kujya waba ufite cyangwa umuryango mfite. Nanjye yongera umuryango ntabwo mba ndi inaha muri Kigali, iwacu ni mu Ruhango ntabwo ari kure. Ariko ntacyo ahantu mfite ho kujya ni ukujya gutesha umutwe mama n'abana nabyaye, ni ukujya kumutesha umutwe wese. Abana urabafite na suba nka papa w'umwana aramutse ko kamenya ibi bintu aho ari hose ntago muzi. Bahuriye muri Kigali nanjye birao ntago iwabo ni Umunyabutare ngo muri Huye, ariko arabizi ko mwatandukanye twite. Arabizi. Reka ntago tumuzi, simuzi, nta nubwo yamushakisha ngo amabone uyu mubyeyi, ariko ntago namubona uko twahuriye muri Kigali nkora akazi ko mu rugo. Tubana uko nguko, niwacu niyahageze niwabo sinahageze, dushwana uko nguko nyine. Nawe yari umukene akora ibiraka bisanzwe byo gukata indabyo, nta bushobozi nawe yari afite bwo kuvuga ngo agiye gufata amatike ngo tujye kwiyerekana iwacu cyangwa tujye kwiyerekana iwabo. Ubukene bwagiye bwangaho gutera imbere tugasubira inyuma, bigenda uko turinda dutandukana nyine. Abona nawe byamucanze. Impamvu reka nubwo tutamuzi tutazi niyaba ariko reka tumubwire no mugabo niba aha uriho uri muzima, niba hari nubwo waba uri umukene cyangwa waranakize. Amwita Sengiyumva Celestin. Niba uriho uri muzima waba ukize cyangwa ukinye cyangwa ubuzima bwaraguhiriye cyangwa butaraguhiriye, uyu ni umugore wawe, uyu ni umuryango wawe, mwabyaranye abana 3. Uyu mugore akakanya aragukeneye tutitaye uko ubayeho, wakaba uri hafi y'umugore wawe muri kumwe mubana muri ubwo bukene, ariko ubuzima atari kubucamo wenyine kuko mwarabyaranye, kuko umwana ni wawe. Rero aho uri hose haba hagize umuntu umenya Sengiyumva Celestin, Sengiyumva, haba hagize umuntu umuzi cyangwa inshuti ye n'umuhanzi ngo yararirimbaga yaza gasanga umuryango, kuko aka kanyine bw'umugore wagukeneye nibwo umwana wagukeneye muri bino bibazo, wakaba mu ruhande ukamufasha kugira ngo umuryango bashe kumererwa neza. Reka twizere ko azashyira nawe akaboneka cyangwa se akagira umurwereka ikiga cyangwa se nawe akakibona bikagira icyo bitanga. Rero mama turi gusoza, urumva turebwa n'abantu benshi, hari abari hanze bazabona kino kiganiro, hari abari mu Rwanda mu bihugu byose bitandukanye, bari muri Amerika na hehe bazabona kino kiganiro. Nagira ngo ugire ikintu babwira wumva ukeneye cyangwa se ijambo wababwira, urumva mu buzima ubayeho ugira icyo wabibwirira kugira ngo bamugane babashe kugira icyo bagufasha. Hanyuma n'abasabaga ubufasha ntaho ngeraho kuba no kurya dore no kugenda gutmfunguza mu masoko cyangwa se n'umuturage duhuye ufite impuha akagira icyama cyangwa ajya mu bipangu ngakomanga ngashaka ikiraka cyo gufura nakibura ngafunguza. Ubwo Imana niramukagize ugira icyankoreramo, Imana izamumpembera, nanjye nzajya musabira aho ngiye gusenga hose, nzamusabira umugisha. Imana kandi ikomeze kubarinda, kandi Imana ibahe umutima wo gukunda. Murakoze cyane. Rero reka mbashimire mwese twabanye mu biganiro byinshi tugirana. Hari igihe tugera ku bikomeye umuntu atubasha kwihanganira, ariko kubera ko ari bwo buzima tubamo nta kundi byagenda. Reka nizere ko muzagira inkunga mutewe n'umubyeyi akagira uko ubuzima bwe buhindura, uburyo tuzamusura dusanga umwana ameze neza ndetse nawe ameze neza. Nawe uramutse urebye ibibazo afite by'umwana nawe byagukoraho,
ariko reka tubigire ikibazo cyacu, ntikibe ikibazo cye wenyine, ahubwo kibe ikibazo cyacu kugira ngo tubashe kumushyigikira, abashe gukira umwana, umwana nta kindi kibazo afite uretse ikibazo cyo kutiyongera, kandi ni ibintu byavurwa bigakira. Ariko reka twizere ko Imana izagira icyo ikora kugira ngo umwana abashe gukura neza nk'abandi bana, kuko byose arabyujuje ni muzima, ahubwo ikibazo ni ubu burwayi mubona ko umwana twavuga ko ni uburozi cyangwa kuzingama, niko nabyita. Ariko reka twizere ko Imana izabigenze neza. Reka mbashimire bufasha aho mwabunyuze, twabahaye nimero cyangwa se no kuyange hari ubashije no kumuha utwenda, murabona ko nta myenda afite, umuha pampa, murabona ko nta pampa afite. Nyine icyo washobora kukirekeranye n'umwana, ibyo ufite wazamufasha mu bundi buryo kugira ngo abashe kubaho nawe yumva amerewe neza. Reka mbasezere rero, nizere ko tuzongera kubana, twifuriza n'umubyeyi kwihangana, gukomeza gukomera, byibura tuzongere guhura hari icyo yahinduye cyangwa hari icyo twamufashije guhindura ku buzima bwe n'umwana. Tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.